mbona ibitaro bigiye bitandukanye, mbona babimanuriye hano mu rusengero iwacu. Noneho ngiye kubona mbona mwarimu Jani ari gusengera abantu, nkabona ntakoresheje imbaraga nyinshi, ariko nkabona abantu bose agiye asengera, nkabona bagiye bakira. Nahoze ndi kwimubwira twicaye hari, noneho ukuntu nunguwe n'ukuntu umwigisha asoje ari kugenda akubita ku bintu byitwa uburwayi. Ndavuga ngo hano hantu ntabwo twaharenga, ntabwo twaharenga tudasengeye uburwayi. Sibyo byiza? Nagiye kubona mbona ibitaro byose CHK, ndabonaga ari ibitaro bigenda bimanuka, nkabona byici hano mu rusengero iwacu, nkabona ibindi bitaro biramanutse byici hano mu rusengero iwacu. Natunguwe n'ukuntu amahopitali yagiye amanuka, nkabona yose yuzuye hano mu rusengero. Numva ndumiwe. Mwari, ntabwo twaharenga, tuba twaje kugira ngo dukire imitima, dukire n'indwara zatuzengereje. Umuntu wese rero wumva afite ikibazo cyitwa uburwayi arajya hejuru, arahaguruka. Mwarimu azadusengere, azadusengere. Si ukwizera se hari ikindi? Haleluya. Mwizeye gukira? Imana ishimwe, Imana ibakize. Mwami wacu Yesu Kristo, wavuze ko ibimenyetso n'ibitangaza bizagendana natwe. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikiza kanseri, abarwaye kanseri nibakire gukira, abarwaye diabete nibakire gukira, hypertension nibakire gukira, abarwaye imigongo, abarwaye umutwe, abarwaye mu nda, abarwaye indwara z'amayoberane bose natuye gukira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Gusenga ni ukwanjye Yesu, gukiza ni ukwawe, kuko umwana wese akwiriye gusa na se, kandi data wa twese niwe dogiteri mukuru. Nanjye ndasanze uyu mwuka w'ibisazi ndawamuruye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Koko kwiza kw'Imana nikondeke kuri aba babukuru ubwoko bwawe. Nanjye ndasanze ngo iyi mitwe nikire mu izina rya Yesu Kristo. Tugukomeye mu mashyi, tugushimiye kuri Imana ikiza mu izina rya Yesu. Amen. Ibintu rero birakora. Haleluya. Uriya muntu nabwiye ngo naze atere haleluya, naramusengeye kwa kane ndamuga ngo zanshake nongere musengere, ariko sindi bumusengere, yarakize. Imana ishimwe. Narengize ngo hari ikintu yeretswe mbonye ampamagara nanjye. None se sibyo? Korari muze turirimbe. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Haleluya. Hari igihe Imana ari igihe umuntu aba afite ibigeragezo byinshi cyangwa afite nk'ibintu byinshi bimugoye, ariko Imana ikajya imutera ikinya. Sibyo? Ikajya imutera ikinya, ikajya imutera ikinya, ikajya agenda ariko bya bintu biriho abamurebye cyangwa nawe yakwireba akabona ntabwo bimugoye cyane, kuko Imana yamuteye ikinya. Sibyo? Uyu mupapa uri kwandika ijwi ryambwiye ngo igihe cy'ikinya Imana ije kukirangiza. Nabonye wimuka ujya mu kindi cyerekezo. Kandi hari ibintu wirwaniriraga, ariko Imana noneho irekuye amaboko yawe kugira ngo utirwanirira, ahubwo ize ikurwanirire. Kandi Imana iri kumbwira ngo izi ibyo yigira kukugirira, izi ibyo yibwira kukugirira ni byiza, ntabwo ari ibi. Imana izagucira inzira, kandi inzira Imana izaca ku buzima bwawe ni inzira rwose kandi ifatika. Reka twumve ijambo ry'Imana, nyine twaguma muri uwo mwuka. Indirimbo ziraryoha. Reka twumve ijambo ry'Imana. Mwami wacu Yesu, uri Imana ishoboye kandi uri Imana ihambaye. Ufite ijambo ryiza muri twebwe, kandi ni wowe jambo, kandi ni wowe twiringiye turakizwa, tugubwa neza mu ijambo ryawe. Iyo tugutekereje imitima yacu igira ubukira imbere y'amaso yawe, kandi iyo tuvuze ngo uriho, ijambo ryawe ryururutse imitima.
ikiganza cyawe kigakora imirimo n'ibitangaza. Dorosera ugiye kuvuga ijambo ni umuntu buntu, turamusengeye imbaraga z'Imana nizongereza ururukire muri we, kandi akaboko keza kisumba byose nikongere gakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwe no ku bugingo. Dushimye ijambo ryawe, turikomeye mu mashyi ko tugiye kuryakira. Icyubahiro n'ikibi cyawe kuri ijambo n'igikundiro, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Nitwa Dorosera Uwamurengera, niyo mazina y'ababyeyi. Abantu benshi banzi ku izina bita Mama Eric. Ndi umukristo wa hano, ndi umudiyakoni, ndi umuririmbyi, urumva ko ndi umwana wo mu rugo. Imana iduhana umugisha. Dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi natangaye umwuka yateguriye hamwe. Marene abanza yatubwiye amagambo ari mu byahishuwe abantu bari bataraza, ibice 3 umurongo wa 7 aravuga ngo dushake kubaka ari intego yavuze, kandi ngiye nayumvise cyane ko nasanze iri guhura n'intego nanjye mfite uyu munsi. Aravuga ngo dushake ukuntu, reka tuyasome ndahita nyibabwira. Ibice 3 umurongo wa 7 ibyahishuwe. Ndavuga intego yonyine kuko niyo nshaka. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Nashakaga ijambo rivuga ngo kwitondera ijambo ry'Imana. Yego, nanjye yatubwiye ngo muri uyu mwaka dushake ukuntu twitondera ijambo ry'Imana, gusa ibindi tubyihora. Ubwo nitwitondera ijambo ry'Imana biraduha no gukiranuka mu byo dukora byose. Nanjye mfite intego ivuga ngo kubaka ubushuti n'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, Daniyeli ibice 3 umurongo wa 13. Natangaye umwigisha wambanjirije aya magambo yayavuze uko numvaga nyashaka, nuko nayateguye, nuko umwami Imana yanshyize ku mutima. Yahereye ku murongo wa 14 ngenda hera kwa 13, ibice 3 umurongo wa 13. Hanyuma navuze ngo ese ko aya magambo ariyo nateguye cyangwa se numva umwuka w'Imana yanshyize ku mutima ngo tuganire n'itorero ry'Imana, bakaba bayigishije ndi buyahindure. Nahise mbwira Marene, sinzi muranyihanganira ngo ndakuvuga Marene, kwibuka kuvuga mwarimu ntabwo njya mbyibuka kuko ni Marene wanjye, ariko nivuga Marene mumve ko mvuze mwarimu, mwihangane, ni uko nguko nabaye. Hanyuma nahise mubwira ngo ese iki cyigisho ndagihindura, singihindura, ariko numva umwuka ntanyemereye kugihindura. Ngira ibyigisho byinshi nagombye gushyiramo ikindi, ariko nahise nsanga nshobora kuba ntushije intego Imana ishaka gukorera muri aya materaniro, kuba nayateguye n'undi nawe akaza yayateguye. Imana ishimwe, nugira amatwi yumva Imana uraza kumva icyo Imana ishaka. Dusome. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati mbese Saduraka na Meshake na Abedenego ni mwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho niwumwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amububura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakiza amaboko yanjye ni iyihe? 16. Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezera nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze.
Nebukadinezari azibirangwa n'uburakari, mu maso ye hahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshake na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka karindwi. Maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshake na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko babona abo bagabo uko bakabaye, ko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze uko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshake na Abedenego, birabica. Nuko abo bagabo batatu, Saduraka na Meshake na Abedenego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, Imana ishimwe, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe, bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'intama. Aleluya! Nebukadinezari yigira mu muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshake na Abedenego, mwabagaragu b'Imana igira gute isumba byose, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshake na Abedenego bahera ko bava mu muriro. 27. Mbese maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana, bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse. Imana ishimwe, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, have ngo wakumva umuriro ubanukaho. Imana ishimwe. Haleluya. Tugerageze dushake kubaka ubucuti n'Imana. Nubwo numva maze iminsi ndwaye inkorora, kuririmba bitemera, ariko ndumva kuririmba binyuzuye. Reka ndirimbe, iminota bampaye ndabizi ndayikoresha neza. Hariho umuntu wavutse ari ikirema, yahoraga asabiriza ku irembo ryitwa ryiza, bamwe bakamuha abandi bakamwima, ariko yarakwiriye ineza y'Imana. Hariho umuntu wavutse ari ikirema, yahoraga asabiriza ku irembo ryitwa ryiza, bamwe bakamuha abandi bakamwima, ariko yarakwiriye ineza y'Imana. Petero na Yohana barahaca, kirabasaba, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, icyo dufite turakiguha. Haguruka, haguruka, haguruka mu izina rya Yesu, haguruka. Petero na Yohana barahaca, kirabasaba, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, icyo dufite turakiguha. Haguruka, haguruka, haguruka mu izina rya Yesu, haguruka. Imirimo y'Imana iracyakora, uko Yesu yarari niko akiri, za mbaraga zakijije cya kirema n'uyu munsi ziracyakora. Imirimo y'Imana iracyahari, imbaraga zakijije cya kirema, za mbaraga zakijije cya kirema n'uyu munsi ziracyakora.
zakijije cya kirema n'uyu munsi ziracyakora ariko Yesu arashoboye ariko Yesu arashoboye ushobora kuba uri mu kigeragezo gikomeye cyane mu by'ukuri nta nzira yo gucamo ubona ariko nkuzaniye inkuru nziza y'agakiza y'uko umwami Imana arashoboye ariko Yesu arashoboye niwe wakuye Daniyeli mu rwobo rw'intare kandi niwe wakuye Saduraka na Meshake na Abedenego mu itanura niwe wabohoye Pawulo na Sila iminyururu ibavaho uwakoze ibyo naho yagiye arashoboye ariko Yesu arashoboye ariko Yesu arashoboye. Haleluya. Yesu arashoboye. Hari umuntu wamfasha kumva ko Yesu ashoboye? Hari umuntu Yesu se yagize icyo ashoborera ngo awetere haleluya? Hari umuntu se yabishoboreye byananiranye ugeze aho wumva bikomeye, ugeze aho wumva byakumvuyeho, ugeze aho wumva n'abantu bose bagutaye maze akabigushoborera? Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nukuri hari igihe bujya bwira, hari igihe bwira bukakwiriraho ukabona neza igicuku kirabuditse kandi izuba riva ku bandi. Byababayeho? Haleluya. Yesu arashoboye. Hari umuririmbyi umwe njya nkunda yavuze ngo iyo umutima wawe uremerewe. Ntabwo nshaka kuririmba uyu mwanya, reka twinjire mu ijambo. Hanyuma yaravuze ngo hari igihe ajya ahabona yashobewe ariko ngo yahamagara izina ry'Uwiteka rikamwitaba. Imana ishimwe. Hanyuma rero somye amagambo y'Imana ahangaha muri Daniyeli ibice sinzi impamvu byahishuwe byamfashije ndumva binyuzuye. Ari ukuntu umuntu yigisha nkumva biranyuzuye. Hanyuma dusomye muri Daniyeli ibice 3:13 dusonye amagambo menshi. Mfite intego ivuga ngo kubaka ubucuti n'Imana. Ndashaka ko muri uyu mwaka kuyu wa kane wa mbere w'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 ugerageza nanjye nkagerageza tukubaka ubucuti n'Imana kuruta uko twari twarabwubatse mu minsi yose yatambutse, kuko nicyo kiri budufashe mu myaka iri imbere cyangwa se mu minsi dushigaje yo kubaho gutambuka. Aba bagabo baranyagwa bavanwa mu gihugu cy'iwabo bajyanwa mu gihugu cy'Ibabuloni. Bakimara kunyagwa ngo bahisemo abagabo 4. Bibiliya yambwiye ngo bari abagabo b'imbaraga, b'uburanga kandi b'ubwenge. Namwe mwabisomye mu gice cya mbere ngo bari abagabo bazi ubwenge mu byo kumenya no kujijuka, kandi ari abagabo b'abanyembaraga, kandi ari abasore b'abakiranutsi, ari abantu bakunda Imana ndetse bubaha Imana. Ari bahita babafata muri abo ngabo ngo bahita babatoranya ngo bajye kwiga ururimi rw'urukarudaya, ururimi rw'abanyamahanga, ngo bajye kwiga ubukonikoni n'ubupfumu, bajye kwiga uburangi, mu yandi magambo y'iki gihe bajye kwiga kuroga, bajye kwiga gupfumura, ngo biga ibintu byinshi. Barabajyana ariko babagabo baravuga bati nta kindi, tugiye gushaka ubucuti n'Imana, tugiye kugerageza turebe ukuntu twubaka ubucuti n'Imana, kuko niyo izadukura muri iki gihugu tujyanyweho iminyago tudatukishije izina ry'Imana yacu. Yewe gerageza wubaka ubucuti n'Imana, kuko nibwo utazatucisha izina ry'Imana mu minsi iri imbere. Haleluya. Nuko aba bagabo ngo
abigira inama. Mwibuke ko bageze aya mazina ya Meshaki na Saduraka siyo mazina bitwaga. Bamwe bitwaga Bananiya, abandi bari ba Berushazari, abandi bari ba Beruteshazari, abandi ari Bazariya, ariko ngo bagezeho ngo bahita babahereza amazina y'iwabo, babakuraho amazina bakuye mu gihugu cy'iwabo. Baravuga ati ntacyo baduhindurira amazina, ariko twe ntiduhinduka. Reka bakwita amazina bashaka, ariko wirinde guhinduka uko bayashaka. Reka bakuvuga uko bashaka, ariko wowe wirinde guhinduka wubaka ubucuti n'Imana. Hanyuma abagabo baravuga ati nubwo bayahinduye, ariko twe turagumana umwimerere wo mu gihugu cy'iwacu. Turaguma twitwa Abisirayeli nyakuri. Turaguma tukomeze twubaha Imana mu mitima yacu. Ngo nuko babategekera kurya igaburo ry'umwami rya buri munsi, ngo ifunguro umwami yaryaga. Kandi rifunguro umwami yaryagaho babazaga kuriterekereresha ibigirwamana byo mu gihugu cy'iwabo. Aba bahungu kubera ko bagambiriye kubaka ubucuti n'Imana, Imana ibagira inama, ibakora ku maso, bahishurira iryo gaburo baraba bari kurya icyo biba bimaze cyangwa ikizaba kihishe mu iryo gaburo. Hanyuma baravuga bati twebwe dukorera Imana ishoboye, dukorera Imana ireba ikitegereza ikamenya. Baravuga bati uko byagenda kose ntabwo Imana izadukoreza isoni muri iki gihugu nitugambirira neza kuyubaha no kuyubahisha. Ngo nuko babwira uwari wategetswe kujya bagaburira, baravuga bati rero reka tukubwire, twebwe iri gaburo ry'umwami nturiduhe, ahubwo reka tukwisaba ibyo twihera ibishyimbo, twihere n'amazi twinywere, nta kindi. Undi ati umwami nasanga mutameze nk'abandi mwarananutse muratuma nyica. Unarabwira ati banzu tugerageze iminsi 10 yonyine, hasi igipimo uzaba tugerageresheje, tugerageze iminsi 10. Numara kutugerageza iminsi 10, kwebwe uze kuza urebe mu maso hacu, urebe naho abariye igaburo ry'umwami, nusanga dusa nabi ntacyo turemera kubirya. Ariko bari bazi ibanga babitse mu mutima ko bubatse ubucuti n'Imana, kandi Imana bubaka ubucuti nayo ntabwo iri bubakoze isoni. Ngo aravuga ati ntacyo iminsi 10 reka nyihanganire. Akajya bihera ibishyimbo, akajya bihera amazi bakanywa, barangiza bakajya pembeni bakajya gusenga, bakabwira Imana ngo Mana yacu, turabizi kuri Imana yacu, turabizi ko ari wowe watwambukije inyanja, turabizi ntudukoze isoni, ngaho ngwino ibi bishyimbo bishyiramo vitamine yose, bagahamagara vitamine z'amoko yose. Imana nayo ikavuga ati aba bagabo bagambiriye kunyubahisha, nanjye sinshobora gukora ikosa ryo kubakoza isoni mu iki gihugu. Hanyuma ngo iminsi 10 igeze, ngo bagiye kubareba basanga ngo bafite ubwenge buruta ubw'abandi, bafite ubuhanga buruta ubw'abandi, barabyibushye bateye neza, ngo mavuta aramarayaga, ariko ntibari bazi ko bari kuyagishwa n'amavuta y'Imana. Aleluya, kuko bubatse ubucuti n'Imana. Ndagukangurira muri uyu mwaka kubaka ubucuti n'Imana, kuruta uko wabwubaka ku bantu no ku miryango ikomeye no ku nshuti no ku mafaranga, kuko ibyo byose Salomo yaravuze ngo bijya byitera amababa bikaguruka, ariko ugasigarana Imana mwarubatse ubucuti nayo. Hanyuma rero ngo babaze ibibazo umwami, babagabo bakaba bambere kubisubiza. Yabaze ibibazo bakaba bambere, ngo yareba akabana bariho ubwiza budasanzwe, akabana barariye barabyibushye, akabwira igisonga ati nibyo wabafashe neza, ariko ibanga byari ubucuti bubatse n'Imana. Suko bari bariye amafiriti na mayoneze n'ibindi byose na byamahambaga n'amapiza n'ibiki, ntabyo bari bariye, ahubwo bari baharaniye kubaka ubucuti n'Imana. Yemwe muri muramfasha nanjye dufashanye twubaka ubucuti n'Imana muri uyu mwaka wa 2024, twubaka ubucuti. Hanyuma rero ngo barakomeza baze ngo umwami aza kugeraho, ndagushaka kwihuta ngo nkoresha iminota yanjye neza, ngo aza gukora ikimenyetso igishushanyo kibajwe, ngo aragikora, arakibaza, gishara kigira nk'uko ashaka, ngo arakimanukana no mu kibaya cyadura, ngo agishyiramo. Aravuga ngo umuntu wese wo muri iki gihugu ajyaza aramye y'Imana nakoze, izi ni Imana zanjye, mugomba kujya muza mukikubita imbere. Ariko babagabo ngo bibageza bavuga ati ntibishoboka,
ibikabeho twubatse ubushuti n'Imana yacu ko twajya kuramya igishushanyo kibajwe gikozwe n'amaboko y'abana b'abantu, gifite amatwi kitumva, gifite amaso kitareba, gifite amaguru kitagenda, gifite amaboko kidakora, kitabuja. Ntabwo bishoboka. Twiringiye Imana yacu ivuga bikaba, yategeka bigakomera, kandi Imana ibasha no kudukiza, kandi ntinadukize kuko ni Imana. Ariko niyo twapfa tuyiringiye. Abandi ngo barubarara, babagabo basigara bemye bati ko twubona abagabo kandi hariya b'abanyagano batari kubarara, ubundi bite byabo. Ngo barongera barubarara, ngo amabubura n'amakondera ngo n'amajwi y'imyirongi bikavuga, bagasigara bemye. Ariko reka mbabwire ikintu cyatumaga aba bagabo batubarara, ubushuti bari barubakanye n'Imana bwatumaga Imana yarabahaye amatwi yo kumva Imana, batumva ibyina ahangaha bivugirwa hanze. Mbifurije kugira amatwi yumva Imana. Bari bafite amatwi yumva Imana kugera ku rwego Imana yabaga iri kubaganiriza, uko abandi bubarara iri kubabwira ngo nimuca mu muriro ntago muzashya. Haleluya. Nimuca mu mazi ntabwo azabatembana. Iri kubabwira ati nubwo ryanyagejwe 7 ariko nimuhumure ndabandi kumwe namwe. Bagakomeza mu munyenga wo kumva Imana, uko bari bafite amatwi yo kumva Imana ariko badafite amatwi yo kumva abantu. Mbibutse ko iyo ufite amatwi yumva ibyo bakuvuze, iteka ryose ntuzagirana ubushuti n'Imana. Iyo ufite amatwi yo kumva ibiko bicitse, ntabwo uzagirana ubushuti n'Imana. Ibyo byose bitekure, ugira amatwi yumva Imana, niyo izakubwira ati mu bunyereri buri imbere nzabana nawe. Nubwo nyamara izuba n'amapfa byacana nzabana nawe. Bituma utavuza induru nk'abanyamahanga ngo uhogope, kandi wiriwe mu rusengero kuwa 4 uri kumvaho avuga ngo twitondere ijambo ry'Imana, nibwo muri uyu mwaka tuzatambuka amahoro. Nanjye ndakubwiye ngo shaka ubushuti n'Imana, ugerageze kumva icyo Imana ivuga, nibwo utazakora ibyo abandi bantu bakora. Haleluya. Hanyuma bango bakiyumvira Imana iri kubabwira ati nzabana namwe bana banje, nimuca mu muriro bawenyegeje ntacyo muba, nubwo bawukutsunitse, nubwo bagiye kubatera nimuhumure, ababanga nibo ngiye gutamo, ababagambaniye nibo ndi bujugunyemo. Bakomeza kumva Imana, ngo bakomeza bati bari abagabo ko batarimo barubarara. Boro ubundi muri kubarazwa niki kiri gutuba mubarara? Ariko cyari gihari, ariko bari bafite amatwi yumva Imana atarayo kumva ibyo ngibyo byo ku ruhande. Imana ishimwe. Mbifurije amatwi yumva Imana. Nugira amatwi yumva Imana ntabwo uzahura na byacitse mu bibazo n'ibigeragezo byose uzahura nabyo. Imana izajya ikubwira ngo humura mwana wanjye, nubwo bari kukuvuga gutya ariko ndi kumwe nawe. Hanyuma ngo umwami barajya kubarega, araza arabwira ati ubundi mwabagabo mwe nimwe mwabyitumye kusuzugura bene aka kageni, ni iki gituma mutubarara ngo mubarara igishushanyo cy'Imana zanjye nakoze? Ngo baramureba, ngo arababwira ngo ngiye kubaha amahirwe ya nyuma, ngiye kubaha amahirwe ya nyuma. Bagiye kongera bavuze imyirongi n'amabubura n'amakondera n'amashako n'ibiki bavuzaga, niba ari n'ibidebe n'ibigurudumu ntago mbizi, ariko ngarabwira ngo nimwumva ayo noneho mumwumva urusaku muhite mwubarare, mushake mwubarare rimwe. Oya, ntukubarare nubwo bakubwira ngo ni segonda rimwe. Komeza uhagarara uvuga uti ngiyo nubakanye ubushuti nayo ibasha kundengera. Iyo nubatse ubushuti nayo nubwo umugabo yapfa, nubwo yansiga, nubwo yana, nubwo atangurira umwende, ibasha kunyambika. Iyo nubatse ubushuti nayo nubwo nasonza, nubwo ikiro cy'ibirayi ntikivuye ku 1,000 no kuri 700 nticyongera kikamanuka kigera kuri 500, warapfuye. Ni ubushuti bwatumye udapfa. Nubwo waba waraburaye ariko ntabwo wabwiriwe, nubwo warabwiriwe ukaburara ntiwapfuye. Kubera iki? Imana irashoboye. Haleluya. Hanyuma ngo barongera barabikora, babahangaho amaso bati turebe. Basigara bahagaze. Umwami ngo asibiranywa n'uburakari, niko twasomye. Aravuga ati nimugende noneho muryenyegeze rirusha uko ryari riri inshuro 7, muryenyegeze babaginga bakomeza basuzugura, kandi ni umwami nuhawe icyubahiro mu iki gihugu. Ariko baramubwira mu mutima burandika bati ibyo utazi, dufite Imana twegamiye ikuruta, dufite Imana iruta bakomeye, dufite Imana yavuganye natwe ngo niduca mu muriro ntago turi bushye. Dufite Imana yavuganye natwe ngo nubwo baryenyegeza 7 ahubwo ababisha bacu nibo bari bugwemo. Dufite Imana, bari bafite ibanga. Nkwibutse ko uyu mwaka dutangiye ushaka ibanga ryawe ugendana udarikuye ku bandi, wabwiwe n'Imana ishobora byose itabasha kubeshya, kuko nibwo uzabasha kuwambuka. Ushake ibanga
ryawe ugendana. Aba basore bari bafite ibanga bibitseho, yababwiye ngo ni ukuri mu muriro ndabana namwe, kuko bari bafite amatwi yumva Imana. Kwifurije gutunga amatwi yumva Imana. Nuko ngo baraza ngo bategeka abagabo b'abanyembaraga, ngo baraza barabahambira barabaterura ngo babata mu muriro. Umva ikintu gikomeye cy'Imana yababwiraga, ngo babandi baje babateruye ngo nibo bahise bafatwa n'ibirimi by'umuriro. Ibirimi byonyine kurya umuriro ushabira ngo uhita birabica, ariko basaduraka bakomera ku Mana yabo. Mwumva amagambo babo babwiye umwami yanejeje. Baramubwiye ngo umva Nebukadinezari we, reka mbabwire ngewe kubeshya ni kubi, sinshobora gutinyuka guhagarara imbere ya njye kumusuhuza, dore nca bugufi nkamuha icyubahiro kimukwiriye kuko Imana yarakimuhaye. Ariko baramubwiye ngo umva Nebukadinezari we, birengagiza ko ari abanyagano batari mu gihugu cy'iwabo, bibuka ko bafite ubushuti bubatse n'Imana. Baravuga ati Imana twubatse ubushuti bwacu nayo ibasha kuduha confidence zo kumwita izina kandi ntagire icyo adutwara. Ntabwo turi buramye icyo gishushanyo cyawe wakoze, habe no kucyubararira, habe no kugicira bugufi. Imana dukorera ibasha kudukiza. Ariko mwumve, abagabo bari barasobanukiwe Imana bikomeye, bari barasobanukiwe Imana, baravuze ngo naho itadukiza. Bari bazi ko Imana bakorera ari Imana yica, bazi ko ari n'Imana ikiza, ibasha gukiza ariko ikanica kandi igakomeza kwitwa Imana, kandi ikica n'umuntu wayo bafitanye n'ubushuti nawe iramwica. Ariko urupfu rw'uwo nguwo rutandukanye n'urupfu rw'umuntu badafitanye ubushuti. Urwo ruhinduka urw'igiciro mu maso y'Imana, ariko urwo badafitanye ubushuti irazika kisasira inyo ubutazavayo. Baravuga ngo Imana dukorera ibasha kudukiza. Amaboko yawe Nebukadinezari we, ariko naho itadukiza ntabwo turi buramye icyo gishushanyo cyawe. Dore impamvu nuko batari ku bundi ubu ko tubizi ko Imana yacu ishobora no kwemera tugapfa, kandi tuyubaha kandi tuyikorera. Iramutse itwishe uyu muginga yagira ngo ni amaboko yatwishe. Reka dushyireho naho itadukiza. Babwira n'umuntu wasobanukiwe imikorere y'Imana. Umugore witwa Hana yaravuze ngo ni Imana yica ikagira gute igakiza, ni Imana ikura ikuzimu igakurayo, ni Imana ifata abakene ikabakura ku cyavu ikabicazanya n'ibikomangoma, ni Imana ifata abari bafite nabo ikabicaza. Aravuga ngo ni Imana ifata umuntu wari ingumba akabyara barindwi, ni Imana ifata uwari warabyaye barindwi agaceba. Murumva ukuntu yari yarasobanukiwe Imana. Aba bagabo nabo bari barasobanukiwe Imana, baravuga ngo iyi Imana ibasha kudukiza, ibasha no kutwica, ariko nawe yatwica ntidukize ntabwo turi burorere igishushanyo cyawe wakoze, kuko turabizi iratwica tugwe mu maboko yayo tuyisange. Baremera barabahambira babajugunya mu muriro. Ngo bagezemo babantu ngo ibirimi birabafata birabica. Bagezemo kubera ko Imana yari yababwiye ngo ni njyewe uri bubane namwe mu muriro, kubera ko Imana yacu ni umuriro ukongora. Ese umuriro wakongora uwundi muriro? Aba nabo bari umuriro kuko bakoreraga Imana y'umuriro. Ngo basangamo, bamaze kubasangamo ngo bakomeza bagenda batemberana nayo. Irimo igenda ibabwira ngo nimuhumure bana banjye nzabana namwe, nimuhumure ndiheshereza icyubahiro kuri mwebwe, nimuhumure ngiye kugaragaza ko ndi Imana mwakoreye, nimuhumure ngiye kugaragaza ko ari Imana yatumye murya ibishyimbo abandi bari kurya amafiriti, nimuhumure. Aravuga ngo uzi kurinda Mana we, uzi kurinda. Haleluya, haleluya. Nuko mwanga barakomeza bakora igisirimba, bakora ikinimba mu muriro. Nuko ngo birakomera, indimi ziravugwa, Mwuka Wera aza kubazaho, ngo nuko bituma umwami aza agira iyerekwa. Nebukadinezari naratangaye, yareretswe. Haleluya, Nebukadinezari naratangaye, yareretswe. Imana imukora ku maso ati reba ko ndi Imana itagereranywa n'Imana zawe.
ndi imana itagishushanywa n'imana zakozwe n'abantu. Ndi imana itagishushanywa kandi ndi imana idashobora kureka abantu banjye nubwo nabareka ngeraho nkabagirira ibambe. Ndi imana igira ibambe igirira abantu bayo. Uzagwagwanugwa mu biganza by'umukiza. Hano haherutse Vedaste mwarimu aratubwira ngo guhunga imana no kuyisanga. Mwarimu hari yemwe guhunga imana no kuyisanga. Ubundi yo guhunga imana uyisanga nta guhunga imana uyihunga. Burya nubona abana gwagwanye uzagwagwana uzuyegera yibwira uti nagwagwanye ariko ndaje nje kugwa mu maboko yawe kuko imana ntabwo ijya yica abayisanga. Ni imana yakira abantu ikababwira ngo nimuze abana banjye nubwo bimeze bityo ndacyafite impuhwe. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize ngo muyitangira by'uyu mwaka uhunga imana uyegera. Hunga imana uyegera uyishakaho ubushuti. Wibwira ngo umwaka ushize nari narakoze ibyangwa n'amaso yawe ariko noneho mfashe umwanzuro k'uyu wa kane wa mbere ndashaka kukwegera, ndashaka kugusanga, ndashaka ko twubaka ubushuti kuruta ubwo ubwubakana n'umwe ukubwira amagambo y'amahomvu akubwira ngo azakugirira neza. Ni umuntu akugira neza none ejo bundi akagucyura akavuga ati ninjye ukugize. Umuntu yigiza nk'umwambaro turimo turepeta yegera abantu arabwira ati shamura abana ukuntu Amerika berewe shakara kenda shana aragakundaga nyakaguzi. No kuri ni umuntu nyine amurenganya si byavugaga byari ukuri ariko mujye mureka abantu bavuge n'ukuri. Byavugaga byari ukuri koko nanjye nandi muri kayo kwambikwa ariko ndashimira Imana ihindura amateka. Agashaka gutanga ubuhamya uyu munsi ndashaka ko tuganira tugashaka ukuntu dushaka ubushuti ni Imana yacu. Ndumva muririmbyi w'142 yambyukiyemo ntago ndi bumuririmbe ariko reka tumuvuge mu magambo ze kumuririmba. Aravuga ngo untware Yesu umwami Yesu ntegeke. Haleluya. Igitero cya mbere kikavuga ngo tutari kumwe naba mpfuye. Ibyaha byanjye byari byinshi ndetse byari byinshi cyane ariko byose warabijyanye. Wangabiye amahoro menshi ndetse menshi cyane ubwo wangeraga mu mutima. Ubwira Imana ngo nitutaba kumwe nawe muri uyu mwaka nzapfa kandi mpfe nabi. Hanyuma rero ushake ubushuti n'Imana. Imana ishimwe. Nje kukubwira ngo gerageza wubaka ubushuti n'Imana kuko nibwo Imana izakurengera. Aba bagabo kubera ubushuti bwari bubakanye n'Imana byarangiye umwami yeretswe ngo abona harimo uwa kane kandi usa n'ishusho y'Imwana w'intama w'Imana ari we Yesu. Arangije arababwira ngo nimubakure arabahamagara ati nimuvemo. Yibuka ko ari abagaragu b'Imana isumba byose. Yo, haleluya. Yemwe bagabo Meshake Saduraka na Abedenego bagaragu b'Imana isumba byose nimusohoke muri uwo muriro. Ubaka ubushuti n'Imana babandi bose batari bazi imigendere yawe bizarangira bavuze ngo burya yari umugaragu w'Imana isumba byose. Ndashoje ntago ndi butinde nashoje. Narije kukubwira ngo gerageza wubaka ubushuti n'Imana. Ngo babakuyemo barabanukirizaho barabagaragura barebera ngo basanga n'umusatsi wabo utigeze ubabuka. Ngo basanga n'imyenda yabo nta mwotsi ubanukaho. Ngo nuko umwami atanga itegeko ngo uhereye nona hajye hasengwa Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego bivuye ku bushuti aba bagabo bari barakoranye n'Imana. Yemwe bifurije kubaka ubushuti n'Imana nibwo mutazakora iby'Imana yanga ngo muyoborwe n'isi. Dore ko isi irabije ngo mujye gusoroma, dore ko yarabije mbona yeze, ariko gerageza wubaka ubushuti n'Imana. Imana mugendana ugira amatwi yumva Imana niyo izagikubwira ngo komera ndi kumwe nawe ikiwigikoraho gutegura ibyiza imbere. Imana ishimwe. Ese mu mwaka utambutse uhereye mu kwa mbere usubira inyuma ujye mu mateka yawe kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 dushoje uyu munsi turi ku itariki ya 4 y'ukwa mbere. Wabaye inshuti n'Imana by'ukuri? Twihannye rwose twanasengewe ariko se wubatse ubushuti n'Imana ku buryo uvuga uti kugera ku itariki ya mbere ndacyafitanye ubushuti n'Imana kuzageza kuri 31 z'ukwa 12 nzaba ngifitanye ubushuti n'Imana? Ese koko urumva warabwubatse mu migendere yawe, mu mivugire yawe, mu myambarire, mu bikorwa byawe bya buri munsi no mu bitekerezo? Urumva warubatse ubushuti n'Imana ku buryo twavuhamagara mwarimu ngo azadusengere atubwire ati aba bantu Mana twubatse ubushuti n'Imana na n'uyu mwanya turacyabwubatse twiyemeje no kuzasoza? Cyangwa tugiye kubwira Imana ngo Mana hari ahantu twagenze nabi, ubushuti bwacu nawe dufitanye burapfa, ariko twiyemeje kuva kuri iyi tariki ya 4 kubaka ubushuti bwawe?
niba wumva hari ahantu tubatse ubucuti n'Imana uhaguruke badufashe gusenga, hanyuma ufate umwanzuro ubwira Imana ngo ndashaka kubakana ubucuti nawe muri uyu mwaka, hanyuma dusabire Imana imbaraga. Ndabategereje, ntago ndi bushyireho iterabwoba. Nawe ubwawe mu mutima ukomeze ubyumve, no mu rugo ukomeze ubyumve, wumve niba utarubatse ubucuti n'Imana mu magambo wavuze, hanyuma ubwira Imana ngo mbabarira. Imana iguha umugisha wowe uhagurutse, ubwira Imana ngo mbabarira. Nsoje uyu mwaka wa 2023 ubucuti bwanjye nawe narabwishe mu myambarire, narabwishe mu mivugire, narabwishe mu migendere yanjye yose. Hari ukuntu nabigenje, sinshaka kuvuga kudekiriva amabara y'ibyaha, ariko nawe urabizi hari umutima utajya urya ruswa. Wowe ubwira Imana ngo Mana, ntabwo nigize nubaka ubucuti bwawe, none rero ndashaka kumfasha nkubaka ubucuti bwanjye nawe muri uyu mwaka ukazasoza tukiri inshuti. Reka mwarimu adusengere, adusabire Imana imbaraga. Natwe twabwubatse cyangwa wumva warabwubatse, agusabira imbaraga, akubwira ubwirira Imana ngo ubushobozi atazongera gusenya ubucuti afitanye nawe, kuko ubunyereri buri imbere, ibibazo biri imbere ni byinshi, bizatambukamo n'umuntu wubatse ubucuti n'Imana. Imana ibaha umugisha. Shoje ariko uyigenzure, urebe mu magambo wavuze, urebe mu bikorwa wakoze, urebe mu migendere yawe, mu rugo, mu bana, ku batware bacu, kubafasha, ndetse no mu miryango aho tuvuka, ku bavandimwe, ku nshuti, ku ba girlfriend, ku ba boyfriend. Urebe atese nubatse ubucuti n'Imana ku buryo mwe kubwira Imana ngo ninkomeze uyu mwaka nubakana ubucuti nayo. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Reka umwanya wo gusoza no gusenga ngo harere mwarimu. Imana ibaha umugisha. Amen. Haleluya. Mwegura imitwe gatoya. Ubundi abantu baba mu masengesho dukwiye kumenya intambwe zo gusenga, intambwe zo kugira gute gusenga. Cyangwa bivuga ngo kwiriza ubusa nshima sukura ngo abantu bamere nk'iki nk'umuberanye. Haleluya. Hari abantu basenga ariko bagendeye mu kigari cy'abandi. Uyu munsi ntago byakunze ko dushyiraho abantu ngo mujye hepfo mujye kwatura, ariko gusenga ni ukwezwa. Nawe ubwawe urabizi neza ko waje twamaze gusengera bihane. Kabiri, buriya urufunguzo rutuma amasengesho yacu yumvikana nuko hajyamo urufunguzo rwitwa kwezwa. Anyumvise neza? Cyangwa se kwihana. Ubu hano mu iteraniro haba harimo abantu bagomba kwezwa, haba harimo n'abantu bagomba kwihana. Buriya tubamo babiri batandukanye. Habamo abantu bagomba kwezwa kubera iby'amaso yabo yarebye n'iby'imitima yabo yatekereje. Habamo abantu bagomba kwihana kuko bakoze ibyaha bacumura ku Mana. Rero nukuvuga ngo twebwe nk'ubu nabazanye kubafotora, nkahita ntanga raporo ku mushumba, nkahita mwereka ko abantu baje, ariko hari raporo idatangwa na Jani, itangwa ku Mana. Ariyo batubwiye ngo twubake ubucuti nayo. Mujye mukangura abantu mwicaranye. Ujye ucunga umuntu mwicaranye umukangura, hera kuri umukecuru. Mwese mwubike imitwe yanyu rero. Ngiye nkunda ko dusenga twejejwe. Nawe urabizi wakerewe. Icyo ni icyaha cya mbere wakoze. Wakerewe nta mpamvu, cyakora wakerewe afite impamvu, nta rubanza rumuriho. Ndagira ngo kuko tugiye kwinjira mu wundi mwanya, tugiye gusengera ibyifuzo dutahe. Kandi aya ni amasengesho ya mbere atangira umwaka. Ngiye nabigisha ijambo rivuga ngo kugira ngo Imana igukingura urugi, ugendane n'Imana ugize gute? Witondera ijambo ryayo. Ni witondera ijambo ry'Imana ukagendana n'Imana, bizatuma ishyira urugi imbere yawe rukinguye. Naba bonyine bakeneye kubaka ubucuti n'Imana, Yesu aguha umugisha. Nawe ngwino utambuke. Ndabinginga ntegetswe n'umwuka w'Imana, nawe urabizi ko usigaye. Ngwino nawe tugusengere Imana, niba ntawe uhari kandi ibyaha byawe ugendane nabyo, nta kundi byagenda. Ubwo niwumva ushaka kubisubiranayo ubisubiraneyo, ariko niwumva ushaka gucyura umugisha ubaka ubucuti n'Imana. Kubaka ubucuti n'Imana icyo yizikavuga ngo icyo nsabye nacyo ndagira gute ndagikora. Kwihana n'ubuntu, nta mafaranga dusaba. Yesu abahe umugisha. Mukomeze mwubike mwebwe imitwe yanyu. Ako nabyo nibyo narangiye kuvuga, nibyo nivuga ngo mukomeze mwubake ubucuti bwanyu n'iki n'Imana. Imana ibaha umugisha. Mwegura imitwe yanyu. Kansaba abanyarukundo muze hano. Nsaba abanyarukundo mucunguze uburyo mwete muze mwatuze bano bantu b'Imana.
muze mu batuza turi hano ku Ruhimbi. Reka dukwiye gukora ibintu tugahinga ubu buhinge tukabunoza. Ntago umuntu yakubaka ubucuti n'Imana ngo abwubakire ku busambanyi, abwubakire ku businzi, abwubakire ku moko, abwubakire ku kwikinisha, abwubakire kujya mu bapfumu. Ntago ubwo bucuti bwakunda. Ntago wakwitondera ijambo ry'Imana wanga mwene so. Ntago wakwitondera ijambo ry'Imana ngo iki kigabo wampa kigapfa. Oya, ntago byavamo, ntago byakunda. Imana itugirire neza. Abanyarukundo bw'iyo muza yari iminota 2 kugira ngo babe barangije kwatura, ariko ntimuri kubikora. Mwubike imitwe yanyu, tekereza neza. Biyavuga ngo nuko rero ngo Enoki yagendanye n'Imana imyaka 350, ngo Imana iramwimura adapfuye. Umugabo bita Dawidi yagize ibyaha byinshi, ariko Imana ngo afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Wowe umutima wawe kano kanya umeze nk'uko Imana igize gute ishaka, tambuka nawe ihute. Yesu aguha umugisha. Nawe ngwino tugiye gusengera mu mwanya ibyifuzo, tugiye kwakira umwigisha wa nyuma, ariko arimo araza nta n'ikindi ari bukora, asengera ibyifuzo. Yesu nawe aguha umugisha. Nimuze nawe, ngwino nawe, Yesu aguha umugisha. Ngwino twubaka ubucuti n'Imana, nta wamenye ibya none. Nawe ngwino, Yesu aguha umugisha. Imana iguha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Nawe ngwino, wikwiga ubaranya umutima, nta uguseka, nta muntu uri bugire icyo gutwara, nta n'ukwitayeho. Nuko natwe twapfukamye tujyana agakiza. Haleluya. Imana yashaka kubakingurira inzugi, Imana yashaka kubaha umugisha, ariko irawushyira mu biganza bimeze gute? Irawushyira mu yahe maboko? Umugisha irawushyira hehe? Nawe ngwino, haguruka nawe uze, Umwami Imana akubabare. Tugiye gusenga Imana. Wubatse ubucuti n'Imana mu ntera ingana gute? Urwego ufite rungana iki? Urwego ufite wubatseho ubucuti n'Imana. Kubaka ubucuti n'Imana ni ikintu gikomeye. Imana yabwiye Aburahamu, Abamarayika yavuze ngo ntacyo twakora tutamenyesheje inshuti yacu Aburahamu. Uri kubitekereza? Kuba inshuti y'Imana ni urwego rurerure. Abantu bari muri iri teraniro noneho batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, abantu batari babatizwa mu mazi menshi, narwo ruba urufatiro rwo kubaka ubucuti n'Imana. Muri mwebwe mupfukamye mugire mutya, abantu batari babatizwa mu mazi menshi, muri mwebwe mwaje hano ku Ruhimbi, muzamure ibiganza byanyu. Muhumure, ntacyo bitwaye, mugire mutya. Muzamure cyane abantu batari babatizwa mu mazi menshi, mugire mutya. Abasubiye inyuma baguye, Imana iguha umugisha. Abantu bari barabatijwe bagasubira inyuma, yego, Imana ibahe umugisha. Aba bantu batari babatizwa mu mazi menshi n'abandi basubiye inyuma baramanuka hepfo, njye kubasengera by'umwihariko. Umuntu uzi ko yasubiye inyuma, nawe uri mu iteraniro uzi ko utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukaba uzi ko waguye ugasubira inyuma, umanuke duhurire hepfo, nawe mbasengere by'umwihariko. Twubaka ubucuti n'Imana muri uyu mwaka. Iteraniro ryose mujye juru, kuko iki nanjye ndabyifuza, kubaka ubucuti n'Imana. Abantu barimo barubaka amazu akomeye, abantu barimo barubaka ku buryo umuntu arimo arashaka icyubahiro mu rwego yumva yagera kwa perezida, audience ayihawe n'ubutunzi agize gute afite. Abantu barimo barubaka amazina yabo, bakaririmba, bakemera, bakajya no gushakisha ubundi buryo. Abantu barimo barubaka amazina yabo, bagakina umupira hamwe n'umutima wahagarara, barimo barwana no kubaka iki? Izina. Kandi uko bagenda bubaka izina, bafite abantu bakomeye bagenda bubakana nabo ubucuti, ariko ubwo bucuti bujya burangira. Tugiye gusenga rero Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, ababasha bawe n'aba bagaragu bawe baciye bugufiya, maraso yawe nabeze, maraso yawe nabatunganye, kwa ko hari uko bagenze, hari ibyo bakoze, hari ibyo bavuze, hari imigendere, hari ibyo baciyemo. Mwami w'abami Yesu, maraso yawe nabeze, bamwe ubucuti babuhoranye nawe, ariko baza kwica ubwo bucuti. Ibi bijya bishyika n'inshuti tubana mu rugendo, tujya tubana, igihe kikagera hakabonekamo izindi nsika, hakabonekamo ibintu bituma dutandukana n'inshuti zacu. Rimwe na rimwe twazihemukiye, ubundi zaduhemukiye. Uko niko inshuti zikundana ngo zibane ibihe byose. Natwe rero aba bapfukamye imbere y'amaso yawe,
iteraniro ryose rihagaze imbere y'amaso yawe bifuje kwezwa, bifuje kwezwa, bifuje kwezwa. Ntago bavuze neza uko bagombaga kuvuga, ntago bakoze neza ibyo bagombaga gukora. N'abandi abasengeye kwa ngo bongere biyunge nawe. Amaraso yawe nabeze, amaraso yawe nabatunganye, amaraso yawe. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Maraso ya nabeze, maraso ya nabatunganye, kandi izo nzingo ntuzicagagure, kuko witwa Uwiteka. Dukomeye Imana amashyi ko hari abantu Imana icagaguriye inzingo. Mudukomeye Imana amashyi ko hari abantu Imana icagaguriye inzingo mu izina rya Yesu. Amen. Abantu baguye bagasubira inyuma, n'abandi batari batizwa mu mazi menshi, mucane epfo mbasengere, kandi nimba sengera Imana irakora ibintu. Mwongere mukomere Imana amashyi ko hari inzingo Imana iciriye muri uyu mwanya. Reka twongere dukomere Imana mu mashyi. Haleluya, haleluya. Numvise uyu munsi nshaka kwitonda, sinshaka kukubagana cyane, kugenda noroha gake 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 gake. Ikintu kimbabaje ni ukuntu ngiye kuguhanurira wifashe gutya. Nyine ntago bakubonye ngiye kuvuga, ntago bakubonye. Nakubonye se? Rero uri hano cyangwa nejo bundi uzafata nk'amasengesho, usenge wirukana ikintu cy'amakimbirane mu muryango. Ushobora kuba ari umuryango uvukamo, ushobora kuba ari umuryango washatsemo, ushobora kuba ari umuryango wawe, ariko uzirukana ikintu cyitwa amakimbirane. Ko nabonye ikintu cyitwa amakimbirane kandi yagera ku rwego rukaze. Wowe uzayirukana, uyirukane nyine. Uyirukane, uzasenga uyirukane. Uyu mama nawe wambaye rinete, ijwi ryambwiye ngo hari umudayimoni cyangwa hari imbaraga mbi zashaka kugushora mu kintu cyitwa imanza. Ikintu cyitwa imanza zikaba nyinshi, ariko nawe uzabisengera kandi Imana izabikuraho. Numva ijwi riramubwiye maze kuvuga ibyo ngibyo, ngo ariko akiri ikinyuranyo cy'Imana ikoze kuri icyo ngicyo. Niko numvise, niko numvise, niko numvise. Iyo nicaye rero akenshi nkunda kumva cyane, nicaye ntekereje cyangwa numva nkebutse. Ubwo ni nk'ikintu cyakubaho gikomeye, noneho umuntu yajya ahagaragaye avuga ati hari y'abandi. Niko numvisha Imana ivuga.
Aleluya. 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 Numva Imana imbwira ngo izi nzira unyuramo nimara kukugerageza uzavamo umeze nk'izahabu nziza cyane. Ikindi ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza badacogora. Imana iri kumbwira ngo igukijije cyangwa ikurinze kwirirwa urira ukararurira ukabura ukuntu ugira. Niko Imana imbwira ngo muri aya materaniro Imana igukuriyeho ibyo bintu. Imana iri kumbwira ngo ikurinze kugira ishavu, kurinze kugira agahinda. Niko Imana imbwira. Imana imbwira ngo ambara imbaraga usenge kugira ngo Imana izagusetse useke wongere useke wongere useke. Imana iri kumbwira ngo ambara imbaraga usenge. Hari abantu bazahagarara mu bantu benshi bakavuga ngo Chantal ni umupagani bakuziza usaba kurenganya. Imana irambwiye ngo ambara imbaraga usenge. Ni igihe cyo gusenga kuri wowe. Imana imbwiye ni igihe cyo gusenga ku buzima bwawe. Imana irashaka kusenga igahindura ibintu. Maso y'abantu benshi akabona imbaraga ziyakoze imirimo n'ibitangaza ko ari Imana yawe idahemu. Imana yaraguhaye umugisha se wibwira ko yakongeraho umubabaro w'igihe cyose? Imana irambwiye ngo nawe ufite umubabaro. Hari intimba ufite, hari akababaro ufite. Uwiteka arambwiye ngo umugisha Imana itanga ntabwo Imana yongeraho umubabaro w'igihe cyose. Ushobora kwirirwa urira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga, ijwi riri kumbwira ngo hari itabaza Imana igiye kongera kwatsa. Hari ibintu warebaga ukabona ngo bitazakunda, ukabona ngo nta nzira bizongera kugira bicamo, ariko Uwiteka aravuze ngo umugisha atanga. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Nifugira ngo mbangira ngo hari ibintu njya nibagirwa nkasanga ibintu numvishe. Ubu hari ibintu neretswe hariya sinzi ukuntu narangaye mpita ndabyibagirwa, ariko buriya niba ari iby'Imana bizagaruka, sibyo? Nifugira ngo impanga wari witamenya ikintu mvuze. Imana imbwira ngo shitani yari yagambiriye kubateza nk'ibintu by'ibihombo mukamanuka mukagera hasi, urumva? Ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo irongeye yikoze muri business. Iko Imana yambwiye. Siwabyumvishe? Imana yambwiye ngo irongeye ikozemo raka. Uyu mwaka Imana irongeye iraje ikozemo. Hari ibintu wabonaga ukabona biri kwanga, ariko Imana irambwiye ngo irongeye ikozemo. Imana iri kumbwira ngo yiciye mu bitekerezo ngo izo mbaraga zari zaje mu bucuruzi bwayo. Imana irambwiye ngo ibakijije ibihombo, ibakijije kujya ku kazi mugataha mutabona ibintu bifatika. Niko Imana ratimbwiye, kandi wabyumvishe rata. Sibyo rata? Sibyo rata? Atubanze duture mukanya umwigisha w'ijambo araje dusengeshe, atubanze duture amaturo, sibyo? Ntabwo byarangira, ugira ngo byarangira. Ubundi igihe naguwe neza numva nimereye neza nshobora kukureba nkaguhanurira. Majambo, hari indwara nyinshi za karande Imana yakuye ku buzima bwawe. Uyu munsi hakagombye kuba urwaye indwara nyinshi, ariko intebe wicayeho ntabwo Imana yemeye yuko wahagurukaho kubera diyabete, wahagurukaho kubera kanseri, kubera ibintu bidashinga bitabyina. Imana irambwiye ngo yakwirukanyeho uburwayi. Ikindi banagenera ku tuntu
kwinshi nuko nyine kwitwa bibi namwe murabizi. Nk'ubu kare nabonye Imana yarakongereye iminsi yo kubaho no kurama. Wowe wambaye yarakongereye iminsi yo kubaho no kurama. Imana irambwira ngo uba warapfuye nawe ubwawe urabizi kuba warapfuye kera. Hari ibintu byagiye bikwereka ko wakagombye kuba warapfuye, ariko Imana igenda ikongerera iminsi yo kubaho no kurama. Niko nabyumvise pe, niko nabyumvise. Mama uzi ko hari abantu bazi gusenga amasengesho mabi, urabizi? Bazi gusenga amasengesho mabi, bakwitegereza avuga ati kiragapfa, kiragahura n'ibyago, ntikizagubwe neza. Ariko Imana irambwiye ngo amasengesho mabi se tubana n'Imana hari ikintu yatutwara? Ariko Imana imbwiye ngarukira aho ngaho. Biragoye kuba wabwira umuntu ngo Imana yamukuriyeho uruzerero asa gutya. Imana irambwiye ngo shitani yumvaga wagira nk'uruzerero ku mpamvu runaka nyinshi zigiye zitandukanye. Imana irambwiye ngo yagukuriyeho umwuka w'uruzerero, yimuye iyo misozi yari gutuma ugira uruzerero, n'ubu kandi irongeye irimiriye izo mbaraga zawe. Haleluya! Numva Imana enose laide bros. Imana imbwira ngo muri aya masengesho hari amakado menshi ifunze ku nibafungura ibituri. Reka duture amaturo, sibyo se? Mu nzu y'Imana hagomba kubamo icya 10, hakabamo amaturo asanzwe, kiriya giseke iyo cyagiyemo amafaranga. Dutumira abakozi b'Imana baryoshye, sibyo? Tugatumira n'abakure, maze n'iminsi mubona ko nta nabo duheruka gutumira abakure, ariko iyo mwashyizemo imbaraga hari birakunda. Reka duture rero, kandi mujye munashyigikira nyine nayoboye muture. Nose nakwirirwa mvuga gutya, bajya no kureba n'amaturo bakayabura, bavuga ati wa undi yirirwa avugira iki buriya. Byose ni byiza ko biboneka mu nzu y'Imana, sibyo? Reka duhamagara abantu bashima kugira ngo tubijyanishe, noneho tuze guhita twumva ijambo ry'Imana banadusengere. Umuntu witwa Muhundwangeyo Gloriose, Muhundwangeyo, Muhundwangeyo. Haleluya. Maganza nshima Imana cyane kuko Imana yacu niyo gushimwa, tugiriye neza. Kimwe cyo kuba nabonetse mu nzu yayo, hari ababyifuza ntibabigereho, turabizi twese. Aha hari abari bari mu nzu z'imbohe, abandi kwa muganga, ariko yakoze ko yahatugejeje. Gitumye ntambuka ngaro kugira ngo shime Imana. Numvise umutima ukomeje kumpatira gushima. Imana yankoreye bikomeye mu mwaka wa 2022 urangira, inkorera ubukwe bw'umwana. Imana yacu irashoboye. Impamvu nshimye nuko hari amajwi menshi yavugaga yuko bitazashoboka, nanjye nareba nkabona hari ibimenyetso binyereka ko bishobora kudashoboka koko, ariko Imana yarabikoze ibigenza neza, ihabwa icyubahiro kandi yumve ko nyishimye. Hirya rero y'ubwo bukwe abantu barakomeje baravuga bati ni amezi 3 gusa niyo tubahaye, ruriya rugo rukaba rurangiye. Ariko nshimye Imana iraheraho mu ijuru yuko umwaka urangiye kandi irakomeje kubikora. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ababyeyi murabyumva, umuntu yagira ngo biroroshye, ariko ku muntu w'umubyeyi ababyumva. Cyitwa kubona umwana yubaka urugo, nayo majwi abateye gutyo ni ibintu bidasanzwe. Ikindi shima Imana, nari mfite umwana wigaga mu mwaka wa 6, byaye bigoye cyane. Akimara gukandagira kuri icyo kigo yagiye kwigayo boarding school, yaragiye arwara indwara zimbera amayobera.
yakwicara mu ishuri abandi batangira kwiga agahuma. Namubaza ntese ubona bimeze bite, ati mba ndeba mu kanya ndi kubona ijambo, ati nkabona rigiye ricikamo kabiri rikarangira. Namujyana kwa muganga akavuga ati nta ndwara tubona. Shimye Imana rero yuko umwana yabonye diplome, byari bikomeye rwose ariko Imana yarabikoze, habwa icyubahiro. Cya gatatu nshima Imana, nigeze kurwaza umwana tujya mu bitaro, tugezeyo bijya bibaho ko abaganga ubona bakurangaranye, mwana arapfa amfira mu ntoki ndabibona, n'ibimenyetso byo gupfa biragaragara. Manika akaboko mbwira Imana nti Imana nonkiriza umwana ukandinda amenyo y'abasetsi, cyane ko aho nari nabonaga nta n'uwantabara, ariko natabaje ijuru rirururuka, ibimenyetso byo gupfa byagaragaye. Imana inkiriza umwana, nongeye kumva Imana inyibutse icyo kintu, mpagaze nyishima. Rero reka ne kurambirana muri gahunda, kubw'ibyo rero nanjye ntazi ituro ry'ishimwe, wenda ntibe mvuga izina ariko narabizirikanye, bisigaye Imana duhana umugisha. Murakoze. Kubw'ibyo byose Imana yakoze, reka dukomere Imana amashyi ya special. Kabiri gatatu. Fulgence arakurikirwa na Keve. Haleluya. Ndashima Imana. Nitwa Bivugire Fulgence wa Mari. Ndumva muri nge harimo amashimwe yo gushima Imana. Maze ukwezi kumwe hano CGM, kandi nahabonye imbaraga pe. Icyo kintu ndagishima Imana. Muri uko kwezi maze hano CGM, ngira ngo naje ahari ari umuhamagaro w'Imana, kuko naje aha hantu ntahazi, mpaza ari uburyo bw'akazi. Akazi nkora ndi umushoferi, nari ntuye mfite icumbi mu Gasyata, nza hano mu buryo bw'akazi. Ariko mbere y'ibyo ngibyo ndashima Imana yuko mfite nahamagawe n'Imana kera, ariko ubu ngubu agakiza nkamenye mu mezi abiri atambutse, kandi imbaraga ziri kunkomeza muri ayo mezi abiri atambutse, iz'ukwezi kwa 12 kose nizo nkuye hano CGM. Cyo ni ikintu nshimiye Imana. Ndongera gushima Imana yuko ubu muri ayo mezi abiri mpagaze mu nzu y'Imana, nari maze imyaka myinshi cyane nyobowe n'imyuka ya za karande zituma ntabasha kuba aho menya ijambo ry'Imana. Nabatijwe mu mazi menshi mu mwaka w'ibihumbi 2000 ari kuri Noheli. Ndangije nkorera Imana, ngera igihe ngewe ngenda numva ndi umuntu niyo nava mu mubiri najya mu ijuru, ariko igihe cyaje kugera Satani arandiganya nsubira inyuma. Mboneyeho kubwira umuntu wese wumva yuko yarageze igihe arambirwa n'agakiza, nakomere mu gakiza kuko hanze ni habi. Nasubiye inyuma mva mu byizerwa, ndagenda karande zose zirantsikamira, ariko ngorwa na karande z'ibintu bitatu cyane kurusha ibindi byose. Narisayishije mu buryo bwose bushoboka, ariko karande z'ibintu bitatu zirankomeza pe. Hari karande y'urumogi. Nanyweye urumogi mfite imyaka 13, nduretse muri ayo mezi abiri menye gakiza. Nabaye umusinzi kuva mfite iyo myaka kugeza muri aya mezi abiri menya ko gakiza. Nabaye umusambanyi wandaritse umubiri wanjye ku buryo ndashobora kugira akagero mbishyiraho, ariko muri ibyo byose Imana yandindiyeyo, indinda ibintu byinshi cyane. Icyo nyishimira n'agakiza rero impaye. Muri ayo mezi abiri ndi kugenda mpamanya n'umutima wanjye yuko nababariwe. Ndavuga yuko naje hano Igikondo meze nk'uri kuri misiyo. Ngewe ubwo muri ayo mezi abiri nihannye nazindutse ntabiteguye. Nari mfite icyangiro mu kazi nkora kanjye k'ubushoferi. Ubushomeri bwaranyishe, abantu batinya kumpa akazi bitewe n'imyitwarire babona mfite. Nta na rimwe mu buzima bwanjye negeze ngira umutuzo mfite amafaranga, kandi sinegeze mbaho ndakunda kubona amafaranga.
ariko ngewe nagiraga umutuzo ari uko nkennye. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ngewe ni ukuvuga ngo naje kubyuka rimwe mpura n'umuntu twakoraga mu kazi kamwe, wari umuntu ukijijwe ukunda kubabazwa n'ukuntu mbayeho n'ubuzima abona ngira. Igihe cyose agakunda kunyegera akambwira ati wakijijwe, wowe Imana yakugirira neza uramutse ukijijwe. Akankunda kubinkangurira cyane, ariko ngewe kubera za karande zimboshye nkaba numva ari umuntu mbega ibyo ambwira ndahana agaciro. Ariko igihe kimwe ndumva yuko negeze kwicara, numva nanjye ubwanjye ntekereje ku mbabazi z'Imana, ntanabonanye nawe, nta n'undi muntu wabimbwirije. Ndangije ndavuga ntari ku bundi kuba ndi umushoferi, nkaba nta myenda ngira, nkaba nta kandi gaciro mfite, umuntu wese arantinya, harabo mbona bafite akazi ngiye maze igihe kinini nta kazi ngira, ubundi bituruka kuki? Ubwo numva yuko ubungubu nibwo ndi kubona ko icyo gihe hari imbaraga z'Imana ari urukundo rw'Imana rwari rungarutseho. Ndangije ndareba ndavuga nti rero ibyo nk'icyo ubungubu ubwo abantu bose banyanze, nta muntu ukingirira icyizere, reka negera Imana. Ni negera Imana, Imana irongera ingarurira icyizere. Nti kandi cya gihe igihe nabatizwaga Imana ikimpamagara, hari igihe nari mfite igikundiro, hari igihe nagendaga nkumva yuko nanjye ubwanjye ndi mu nzira y'Imana. None ibyo byose aho bimviriyeho niho mpuriye n'ibintu byose bingana gutya. Ndangije ndabyuka rimwe ninjira muri gare ya Nyabugogo, nta gahunda mfite yo kujya gusenga, mpura na wa muntu w'umurokore wakundaga guhora ambwiriza. Ndangije ndamusuhuza nawe aransuhuza, ndangije ndamubaza ariko warya nta deni undimo? Arambaza iti deni nkurimo ni irihe? Ndamubwira nti wegeze umbwira ko hari igihe uzambwira rimwe tukajyana gusenga. Nti noneho nanjye noneho aho ngeze nti ndumva noneho ndembejwe, nti ndumva unjyanye gusenga noneho nabyemera. Arangije arambwira ati noneho rero ubu tuvugana tufite umwanya? Umwanya ndawufite. Arambwira ati rero ngende ku kazi, atari ko ngiye kukohereza ahantu, ndaguhita ikikujyanayo ku rugendo uratega no kugaruka uratega, ndaguhita ikikujyana, ndaguha n'amafaranga yo kurya, ndagushyiraho n'abantu bakwakira aho hantu ubwo utahazi. Anyohereza ahantu bita Nyabyondo, uciye ku Kinyoni kuri Arsenal. Ni ahantu ku mumama usengera muri ADPR, ni umudiyakoni muri ADPR ya Muganza, afite icyumba iwe mu rugo gisengerwaho n'abantu benshi. Narahageze abantu nsanga ni icyumba kizabaho n'abantu baturutse ahantu hatandukanye. Ndagenda mpageze mpahurira n'Imana koko. Naragiye ndahagera, maze kuhagera barigisha, bigishije numva mfite ibyaha byinshi, numva rwose ndi umuntu aho ngaho nanjye rwose utinya Imana, numva nciriye Imana bugufi, ndatura kandi maze kwatura ndavuga nti Imana unkomeze, ibi bintu natuye ndabizi neza yuko ni bimwe mu bijya bingora mu kureka. Si ubwa mbere natuye kandi namara kwatura bikananira nkongera nkabigarukamo, ariko noneho umfashe umpa imbaraga nanjye ubwanjye ziri bubashe kubinyangisha burundu. Ndahava, maze kuhava ndataha, ndaza ngeze Nyabugogo mpura na wa muntu wanyoherejeho wampaye itiki. Arangije mubwira ko mvuyeyo, mubwiye ko mvura, ambwira ati byagenze ute? Namubwira nti nafashijwe kandi nakijijwe, ndumva ndashaka kongera gusubira inyuma. Arangije arambwira ati nukuri nanjye ndabyishimiye. Ati ubwo noneho wafashe umwanzuro, ati reka nze nkwereke kado ngiye kuguha kandi Imana igufashe, iyo kado uzayigumane. Ahamagara umuntu ucuruza Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Arambwira ati rero ngewe ibi bintu ndabikuraze, ubwo wemeye kwatura ukemera yuko noneho bwa buzima bwose ubusezereza karande zose uzanze, ibi bintu ndabikuraze kandi Imana igufashe ibi bintu bibemo. Naratashye, ntashye numva ariko za karande nakubwiye uko ari eshatu: urumogi, inzoga, uburaya, byari ibintu gutsinda bingora cyane. Nari ngeze mu rwego rwo kuba nk'urumogi rwonyine ntirumfashe, mpaka nkaburubonera inzoga yo kurushyiraho, kandi ntibe inzoga yoroheje, ikaba ari inzoga ya rikeri, kubwo kugira ngo numve yuko nyuzwe. Noneho ubwo ngubwo nararyamye, ndyama numva agatima kareharehera itabi kurusha bya bindi byose. Nararinyweye nijoro itabi rimwe iringiri ndarinywa, ariko numva ari uko narwanye n'umutima byanze. Buracya njya gusenga, bwarakeye numva yuko
ntujuje inshingano kuko nasabye Imana yuko impa imbaraga zirwanya bya bindi byose. None narayinyweye itabi, bivuze ngo nintaba amaso n'ibindi byose ndabikora. Ndangije buracya njya gusenga ku Muhima, hari mu cyumba cyo kuwa mbere. Ndangije ndatura naho ndavuga nti Imana imbabarire kubera ko ibyo naturiye aha n'aha ntabishobojwe. Ariko Mana, nizo mbaraga za nyuma ngusabye zo kugira ngo nkomeze. Aho niho Imana hisi inkomereza kugeza iyi saha n'uyu munota. Nahasengeye ibyumweru 2, maze kuhasengera ibyumweru 2, ku munsi wa kabiri mpavuyeyo gusenga mfite Bibiliya n'indirimbo mu ntoki, mpura n'umuntu arambaza ati bite ni sawa, ese ubayeho ute? Ndamubwira nta kazi mfite, ndi umushomeri. Akora mu mufuka mpe 5,000. 5,000 narebye icyo nabikemuza mu bibazo byose mfite, mbona ngomba kubigura telefone. Nabiguze telefone, nkimara kubigura telefone ubwo ndi mu nzira ndiho ndava gusenga ku Muhima, n'ubwa kabiri mpateraniye kuva ubwo nihannye. Noneho ndi mu nzira maze gushyiraho telefone, mbona umuntu w'umushoferi arampamagaye kuri telefone ati bite ni sawa, uri hehe? Nti ndi kugeze Nyabugogo mvuye gusenga ku Muhima. Utese ati harya ntufite perimi yawe? Nti ndayifite. Utese waje Igikondo nkakwereka umuntu uguha akazi? Atariko ntufate imodoka, fata moto. Uti fata moto kuko urakenewe cyane. Ndaza Igikondo nari mpazi mpagenda, ariko hano CJM sinari mpazi. Yandangira CJM nkumva sinde buhamenye, arangije arambwira tubaze kuri ADPR CJM, utumubwira umumotara kugeza aho ngaho. Ndaza nsanga umuntu antegerereje hano haruguru ku muhanda. Arangije aramfata njyana ahantu mu gipangu. We yari umushoferi bari bamuhamagaye ngo bamuha akazi, bamuhamagara afite kandi. Ahubwo none ahageze arababwira ati hari wongeye kubarangira. Aranjyana arahangeza. Amaze kuhangeza, noneho nsanga bafite gahunda zituma bakenera umushoferi ako kanya. Barambwira ati turashaka kuguha akazi, atari ko hari gahunda yacu yapfuye, turashaka kubanza ukadutwara muri izo gahunda, zarangira tukabona tukagirana amasezerano y'akazi. Amasezerano y'akazi nitutayuzuzanya turaguhembera ibyo uzaba wakoze wigendere. Byarabaye, nyuma tugiranye amasezerano y'akazi, barambwira ati ariko noneho turashaka, ubundi dukunda gukoresha abantu batagira abagore, kubera ko twebwe umuntu dukora tuba dushaka umuntu uba hano mu gipangu, tugira inzu duha umushoferi. Nti nta kibazo, nanjye nta mugore ngira. Tugirana amasezerano y'akazi turabyuzuza. Ndangije mu byo nanjye namusabye naramubwiye, ntabwo namweretse ko ari bwo ngikizwa. Mu byo namusabye namubwiye nti rero nanjye nkunda gusenga. Ntubwo rero nkunda gusenga ndagusaba ko uzajya umpa umwanya wo gusenga. Arambwira ati usengera? Nti nsengera muri ADPR. Arangije arambwira ati rero hano hepfo haba itorero ryitwa CJM. Ntabwo hano nari mpazi. Daba itorero ryitwa CJM. Uti ariko nanjye ndasenga. Nawambwira hasengera ariko nsanga hose muri ADPR. Arambwira ati none ikigeretseho hani wanjye mu rugo mpagira n'igicaniro cy'amasengesho rimwe mu cyumweru ku munsi uyu n'uyu. Nawe arawumbwira. Ndabonyeje namubwira nti none rero ngewe bitewe nuko nkunda muri ADPR ariho ngewe nahamagariwe, uzajya umpa umwanya wo kujya muri ADPR, ntariko mu gihe nagutwaye ku iryo torero ryawe ntabwo bivuze ko nanjye ntazahasengera nta kibazo, hose n'Imana dusenga. Arangije ibyo tubisezeranaho arabinyemerera, maze kubinyemerera nibwo nyuma naperereje menya hano, maze kumenya hano no kuvuga ngo kuva mu kwa 12 gutangira ku cyumweru nateranye namwe hano, buri wa kane nateranye namwe hano. Noneho rero muri uko kwezi maze hano nahuye n'intambara zikomeye, ariko ndazirwana, kandi noneho nkanahamagara wa muntu wanyinjije mu gakiza cyane nkamubwiriza arizo, akambwira ati rwana wihanganye, ati buriya ni Satani utaranyurwa nuko wagiye, ari kugira ngo rero wakongera akakunaniza ukagira ute ukagaruka. Noneho urugamba nahuye narwo n'urwo ku kazi, muri ka kazi ndangije ndavuga ntese Mana ko wampaye akazi ari bwo ngikizwa, kandi ko nakijejwe mfite ubushomeri, nanjye nkabona yuko ya ntambwe imwe natewe wateye 99 unsanga, none nkaba ngeragerejwe mu kazi cyane. Noneho ariko numva mu mutima wanjye yuko nanjye ngomba kugira ute kuguma gusenga cyane, ku buryo rimwe naje gusenga hano ku wa kane, ni ku wa kane wabanjirije uyu nguyu duheruka. Naraje nanicara hano, maze kwicara mu gihe cyo kwihanisha ndumva nta saha nari nakicaye hano, mbona umukoresha wanjye arampamagaye, arambwira ati ngwino ndi kugushaka urongera usubireyo. Ndagenda ngeze mu rugo, arambwira ati cyo nguhamagariye urakizi? Uti no kugutuma inshyushyu ndi buteke mu cyayi. Kandi nari naje hano musabye uruhushya rwo kuza gusenga.
arunyemereye. Ndangije mvuye kuyimuzanira ndamubaza nti ese ndasubira gusenga? Arambwira uti hoya, ati ntabwo uri busubireyo, ati uyu mukozi mfite wo mu rugo uti yivumbuye isaha n'isaya nagenda ncitse, ati kandi akananyiba, ati ndagira ngo ubu mbereye ahangaha ubu mundebera, ubu mbereye maso mundebera. Ntabwo negeze ngaruka gusenga ubwo kuwa kane. Kuwa kane w'ejo bundi uheruka nabwo ndaramusabye uruhushya rwo kuza gusenga, ntiyansubije. Ubwo nari narumusabye nijoro, bukeye mu gitondo ndongera ndamwegera ndamubaza, nabo bimubajije mbonye saa 3 zigeze nta gisubizo aramba. Namaza ntese uruhushya rwo kujya gusenga mwarunyemereye? Arambwira ngo urashaka kujya gusenga? Ntiyego. Tibanze ugenda unshakire abantu ku muhanda baza bakamfurira. Ndagenda ku muhanda abantu ndabashaka ndababona, ndabamuzanira. Ati noneho genda hararuguru mu gakinjiro unshakira umuntu ukora igitanda. Nabyo ndabikora. Ndangije ndaza n'ubundi ngeze hano, n'ubundi arongera arampamagara ngo ningaruke, n'ubundi arankeneye ngo babantu namuzaniye bafura ngo bananiranwe njye gushaka abandi. Uyu mugabo rero cyangwa uyu musore tuzamuha umwanya wo gushima, nyine yashatse kuduha ubuhamya kandi tuba dufite amasaha nyine abaze. Ndabyumva, tuzaguha akanya. Gusa icyo nshimiye Imana muri byose nuko Imana igumye kunshyigikira, ariko mu rugamba icyo ntabura gushimaho Imana. Ubwo nanone muri urwo rugamba rwose hari icyo bibazo naraye mpuye nacyo nimugoroba, mpuye nacyo kinjyana kure, na mu gitondo nzinduka ngisengera cy'uyu munsi. Ndangije ndavuga nti Imana, ndagusabye ngo kugira numve ngize amahoro muri ngewe, umpe kuza kujya guterana n'itorero, nimpagera nkabona kubinkoreye ndaza gushima Imana. Ubwo naraye nicaranye nawe ku meza, ariko mu minsi yashize akaba hari ukuntu imodoka assurance yari yarangiye, noneho dusiganira ku kuntu ari kumbwira ngo nkore imodoka idafite assurance, nkamwumvisha ukuntu gutwara imodoka idafite assurance bifite risk. Noneho we mu mutima we ntiyabyakiriye neza. Mu kutabyakira neza kwiwe byatumye nijoro andemera ikintu cy'ikinyoma. Ubwo twasenganye nijoro iwe muri salo n'abandi bantu n'abana be, tumaze gusengana haza ifunguro turafungura. Noneho mu gihe cyo gufungura ndangije ndavuga nti mu gitondo ndifuza kwatsa imodoka kubera ko imaze iminsi itaka. Noneho arangije ahita avuga ngo mbese noneho ko wavuze yuko utakihanganira gutwara imodoka itagira assurance, wabonye akandi kazi? Nta kandi kazi nabonye. Ngo noneho rero ngiye ngo ndumva ngo ubu ngubu ngo ndi kugushakira amafaranga yawe, ngo ngiye imodoka nkayishakira undi mushoferi, ngo cyane ko nibyirwaye nzabikoresha kuwa gatanu bikarara birangiye, ngo kuwa mbere ngatangira kuyikoresha akazi kanjye, ngo ariko ngo ndumva ngo kuba kijujutira kutatwara imodoka idafite assurance ngo ari ikibazo, ngo ngiyewe ngo reka nshake amafaranga ngo uhembe nshake undi mushoferi dukomezanye. Ku mutima ndavuga nti rero ngewe ndumva uko nabanye nawe muri uku kwezi, ndumva ntacyo umutima unshinja cyo kuba naba narakubangamiye. Nimba we hari aho waba uzi nakubangamiye umbabarire, kandi n'Imana imbabarire, ariko ngiye ku mutima wanjye ntaho numva hahari, ndumva ko nagerageje gukiranuka kuri wowe. Ubwo nagiye njya kuryama, ariko biguma kunugwaniramo mbitekerezaho. Mu gitondo ndabyuka, maze kubyuka ntita ku kazi bisanzwe, imodoka ndayihanagura, maze kuyihanagura mbikora nk'uko ntuye mbikora. Ndangije ndongera ndamwegera ndamubaza ntese urampa uruhushya njye gusenga? Arambwira ati genda. Ndaza ngeze ahangaha nibwo rero nicaye numva amashimwe arwaniye muri ngiye kuvuga ngo nshime Imana ko ikigumye kunkomeza no kundwanira. Nimukomere Imana mu mashyi, dushima Imana mu bintu byose byiza Imana yamukoreye, mu gakiza Imana imuhaye, mu mirimo myiza Imana ikoze ku buzima bwe. Reka dukomere Imana amashyi ya special. 1 2 3. Haleluya, haleluya. Nanjye ndashimira Imana. Cyambere nshimira Imana ni ibitangaza dukoreye umwaka ushize. Muri ibyo bitangaza, igitangaza cyambere nshimira Imana ni uburinzi bwayo yatweretse twaba duhagaze hano turi bazima. Ikintu nshimira Imana cyatumye mfata uyu mwanya wo gushima, cyumweru umwigisha yigishije ijambo ryo gushima, ati twagakwiye gushima mu byiza no mu bibi. Iryo jambo ryankoze ku mutima, nari naranahize gushima,
ejo ndi nagize amanota meza ndavuga ati Imana nimbona nsinzi icya leta Imana nzayishima. Aho nari ndi ku ishuri yandindiyeyo no mu kuvayo amanota asohotse njye ntabyo nari nzi, papa yarambwiye ati wagize amanota meza ndagushimiye. Nanjye biri mu bintu nshimira Imana mu izina ry'umuryango nanjye ndashimira Imana kubw'umuryango. Ikindi kintu nshimira Imana ni agakiza kayo kiduha. Kuri umuntu agenda Imana ikamuha umutima wo kujya imbere yayo, ubu hari abantu bari ahandi badafite uwo mutima batifuza no kwajya, ariko twe tubishimira Imana. Ikintu nshimira Imana imbere yayo nkomeza no kuyishimira ni ubwo burinzi n'urukundo ikomeza gutanga mu muryango. Rero ku by'Imana yakoze byose yumve ko nyishimye. Hari aho nagize gushima kwinshi sinabihigura. Imana imbere y'ubwoko bwayo yumve ko nyishimiye. Muze kuyimera amashyi ya special n'icyubahiro nimurangiza murakoze. Mu bintu byose Imana yakoze mu kubarinda mu kubigaragariza, reka dukomere Imana amashyi 1 2 3. Yatubwiye ngo tuyihe n'icyubahiro. Bari gushima nanjye numvishe nashima Imana. Ndabyibuka ko wenda abantu bakunda kuza guterana barabyumvise. Najyaga mba nicaye nkahangaha nkumva umuhanuzi wese arahanuye ngo nisenge ukwezi kwa 2 n'ukwa 3 n'ukwa 4 ngo babonye njya mu bitaro ngo kandi uburyo bukomeye. Sinigeze mfata amasengesho kwa kuntu nafata amasengesho nk'ay'iminsi 3 ntago nayabonye ngo nyafate, ariko nakomeje kujya mbizengurukana. Mfite ukuntu njya nsenga, mfite uburyo nyine njya nsenga, njya nkubuza nsenga nzenguruka ngira Imana ngo Mana nukuri uzankiza ibi bitaro. Ibitaro byari byarabaye ikibazo mu matwi y'abantu no mu matwi yanjye. Ndashima Imana rero ko uyu mwaka warangiye ntasubiye mu bitaro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nanjye nubishe nshaka gushima Imana nkuko tubimenyereye. Rero nubundi nari ngiye kongera kuvuga kuri cya kibo cyacu cy'inyubako, ariko nongera mbona mwarimu ndavuga ngo reka nongere muhagurutse nawe aza kivugeho. None ngize amahirwe uraje, nari ngiye kubivuga. Ngiye sinabura ibintu mvuga. Niba njye narahagaze ijwi rikambwira ngo umuntu wese wagize ikintu akora ku nzu yanjye nanjye nzamwubakira ibintu bikomeye, ntago nabura ibyo mvuga, abantu tukayatanga nyine. None rero waje ngwino uvuge ku giseke cy'inyubako tukongere tugire ikintu tugikoraho. Amen, haleluya. Gusa si ugushimara. Ndumva igiseke cy'inyubako kukivugaho no gushima Imana. Icyambere ni amashimwe. Yesu ashimwe. Ku wa 4 w'icyumweru gishize twaje mu iteraniro tuburi 280 kugira ngo twuse 280 270. Mushumba ntiyabibabwiye. Turashima Imana ko twahise twusa tukanarenzaho ku ma pourcentage manza turi mu cyiciro cyaje ari icyambere mu bantu bafite pourcentage yo hejuru. Mbese ni ibintu by'amateka. Mukomere Imana amashyi. No kuri iki cyiciro rero bongeye badusabye miliyoni. Badusabye miliyoni tuzayibona cyane tuzayibona. Tuzayibona. Nta bintu byinshi. Nibaza n'igiseke nta bintu byinshi cyane, miliyoni tuzayibona rwose. Haleluya. Maze uretse no kuyitegereza mu gihe cy'ukwezi cyangwa kurenze, kuko iyo tuzayitanga mu gihe cy'amezi 2. Ejo twayitanze mu gihe cy'ukwezi kumwe, bayiduhaye ari mu kwezi kwa 11, tugomba kuba twayujuje mu kwa 12. Twita turayibona. Ni ibintu by'ibitangaza gusa. Haleluya. Mbese muri kino cyumba ni ibitangaza. Hari umuntu watanze se amafaranga akaburara ngo tujye kumugaburira bati ngiye nabahaye 1000 cyane ngeze mu rugo ndaburara. Arahari se? Ntawe uhari. Niyo mpamvu Imana natwe ducamo bati musenge. Dayimona yagambiriye guhora, ariko nimugire mute nimusenge. Ngaho uzana ayo mafaranga yawe rero. Impamvu baduhaye amezi 2 nuko harimo abanyeshuri.
kuno kwezi abanyeshuri barajya ku ishuri, turaba dukukuza kuri iyo miliyoni rero tube turwana nayo, turaba turwana n'iyo miliyoni. Yesu aguha umugisha mwinshi. Muzane nanjye yanjye ndaje nanjye nze nyashyireho mu kanya, nuko ari hariya mu isakoshi ariko nanjye ndayashyiramo. Yesu abaha umugisha. Muyazane amafaranga ayo mwasaguye mu bunani no muri Noheri, muzane mushyiremo. Imana ibaha umugisha mwinshi, Imana ibaha umugisha mwinshi. Imana ibaha umugisha mwinshi, Imana isubizaho mukuye. Murimo muyatanga reka nanjye mbe nanjye nshakaho ayanjye. Imana ibaha umugisha. Mukomeze muyazane, mukomeze muyazane. Imana ibaha umugisha abana, nanjye Imana impa umugisha. Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha. Kadushyire no kuri telefone zacu, kandi telefone zacu zijye zigumaho amafaranga. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mbonereho no kwibutsa abantu bitanze intebe, bakomeze nazo bazihigure, bakomeze nazo bazihigure ziriya ntebe. Imana ibaha umugisha. Bayafite kuri telefone reka n'ubundi nayo tuyatange. Imana ikomeze ibaha umugisha. Nukuri ntago mbizi, ariko icyo nzi cyo ni tutagusari tuzasarura, kandi ni Imana izirikana. Hari telefone se zifite amafaranga ngo mugire mutya? Hari anafite muzishyire hejuru muzereke Imana izo telefone zanyu. Uwiteka Imana izo telefone aziha umugisha. Amafaranga yose umuntu ari bushyireho Imana imukubire inshuro 10. Imana ibakubire inshuro 10 kuri ayo matelefone yanyu. Twagiye rero, ubwo irahera kuri jewe, namwe ariko ibahereho. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 dushyiraho kode 079 156 akanyenyeri. Suko kode nimwayimenyereye umubare w'amafaranga. Nushaka yibeshyeho 01 niko umushumba ajya tubwira, nta kintu bitwaye apfa kuba ariho. Kuri ADPR shyireho umubare w'ibanga. Ayanjye yagiye yagezeyo. Imana ishimwe. Mwabuke dusabe rero umugisha, twature umugisha. Muyobozi wa gahunda agaruke, muhaguruke twature umugisha. Ngenda shaka kwatura umugisha. Ndabizi ko umushumba yaranawatuye, ariko ngo basabire umugisha w'umwaka wose. Birashobora ko uyu munsi nta mafaranga ufite, ariko ejo n'ejo bundi uzayabona. Birashobora ko uyu munsi ntayibonye, tuvuye mu minsi mikuru ya Noheri n'ubunani, ariko ijambo ry'Imana ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Mwizere Imana. Haleluya. Nanjye munyizere. Rero icyo dusabwa ni ukwizera Imana, tukizera nande na Yesu. Ibindi byose arabifite. Mwami wacu Yesu Kristo, ababaja bawe ijambo remwe ngo ntawera nk'Uwiteka, ngo nta n'igitare kimeze nk'Imana yacu. Zina ryawe nirihimbazwe. Twakoze mu butunzi waduhaye, dukora umurimo wawe, tuwukora ku manywa na nijoro. Twawukoze muri Nibature, twawukoze mu cyumba cyo kuwa mbere, twawukoze mu ijoro ry'impinduka, twawukoze mu bagore, twawukoze mu rubyiruko, mu cyumba cyo kuwa kane, ayiwe mu cyiciro cy'abashyitsi. Ntabwo twiye tubura umugisha wawe. Uyu mugisha nugera mu biganza by'ubu bwoko bwawe, ari abakoze kano kanya, ari abatabashije gukora, uyu mugisha ngubatuyeho. Ari abataguye kuko ntacyo bafite, uyu mugisha nubagereho. Oh haleluya. Natuye umugisha, natuye umugisha. Umuntu wese icyo yatanze kano kanya nagikubirwe, kandi amatwi yacu azumva amashimwe y'imirimo Uwiteka yakoze. Tugukomeye mu mashyi, tugushimira umugisha uduhaye. Mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen.